Muraho neza, Yesu nashimwe ku muntu wese uri kureba ijambo ry'Imana kandi Yesu nahimbazwe mu buzima bwawe. Ndagusuhuje cyane, nitwa Valentina Mukeshimana, nejejwe no kubana nawe muri iki gitondo no kwifatanya nawe mu gusenga. Mu isengesho tugiye gufatanya turi busome Zaburi ya 17, turahera ku murongo wa 6 dusoreze ku murongo wa 13. Reka rero mbere yo gusenga tubanze dusome iyi Zaburi kugira ngo tuyikuremo ibyifuzo byo gusengeramo, tubibwira Imana. Ni Zaburi itubwiye ngo yari ugusenga kwa Dawidi. Umurongo wa 6 turavuze ngo Mana ndakwambaje kuko uri bunsubize, ntegera ugutwi wumve ibyo mvuga, werekane imbabazi zawe zitangaza, wowe ukiza abakwiringira, ababahagurukira ubakirisha ukuboko kwawe kw'iburyo. Undinde nk'imboni y'ijisho, umpishe mu gicucu cy'amababa yawe, umpishe abanyabyaha banyanga, nibo banzi banjye bashaka kunyica bangose. Bakinze imitima yabo, akanwa kabo bakavugisha iby'ubwibone, none bagose intambwe zacu, baduhangiye amaso kudutsinda hasi. Ahwanye n'intare ifite ipfa y'icyo yafata, nk'umugunzu w'intare wibikirira mu bico. Uwiteka haguruka, umuhagarare imbere, umutsinde hasi. Ukize umutima wanjye umunyabyaha, uwukirisha inkota yawe. Amen. Ni ayo magambo yonyine dusomye kandi ni nayo magambo tugiye gukuramo ibyifuzo turi busengere uyu munsi. Dawidi yabwiraga Imana ngo Mana ndakwambaje kuko uri bunsubize, untegere ugutwi wumve ibyo mvuga. Muri iki gitondo tubwire Imana gutyo, tubwire Imana ngo turakwambaje muri iki gitondo, Uwiteka udutegere amatwi wumve ibyo tugusaba kuko ari wowe udusubiza. Ngo werekane imbabazi zawe zitangaza, Imana yerekane imbabazi zayo zitangaza ku buzima bwacu kuko ariyo ikiza abayiringira, ababahagurukiye. Imana ishimwe, nta muntu utagira abantu bamuhagurukira muri iyi si, nta muntu utagira abantu bamurwanya cyangwa se abanzi be mu buryo bugaragara, ariko mu by'ukuri nubwo bari abantu tubafata nk'abanzi bacu, ntago aba ari bo bashaka kutwanga, ahubwo ni imbuto y'umwanzi aba yabibye mu mitima yabo kugira ngo umwanzi Satani arwanye ubuzima bwacu. Abo bantu rero umwanzi akaba aduteza, ugasanga umuntu arakurwanya, umuntu akakuzanaho intambara, umuntu agahiga ubugingo bwawe ndetse akumva yakifuza no kukwica akagukura muri iyi si, kandi mu by'ukuri kubaho kwawe atari wowe wabishyizeho. Nta kintu umutwaye, si we ugutunze, ntazi uko ubayeho, ariko kuba uriho gusa bikababaza umutima we. Uwo muntu rero ntabwo ari we, ni Satani imurwaniramo. Niyo mpamvu kuko tutazi uwo mwuka uko ukorera muri uwo muntu, twebwe ntitwabasha kurwana n'uwo muntu kuko twaba turwaniye mu mubiri. Niyo mpamvu muri iki gitondo tugiye gusenga, dusengera muri ijambo ry'Imana, tubwira Uwiteka ngo niwe ukiza abamwiringira, tubwira Uwiteka ngo adutabare, aturwanire intambara z'umwuka, zaba izo tuzi ndetse n'izo tutazi. Imana ishimwe. Ngo undinde nk'uko urinda imboni, umpishe mu gicucu cy'amababa yawe, umpishe abanyabyaha banyanga, nibo banzi banjye bashaka kunyica bangose. Haleluya. Dawidi yari afite abantu bamuhagurukiye bashaka kwica ubugingo bwe, ndetse na Sawuli ubwe tuzi ko yamurwanyije. Ni kenshi cyane ngo Sawuli yagiye amutera amacumu, ariko kuko umunsi wa Dawidi wo gutaha utari wakagera, kuko hari uwundi mugambi Imana yari igifite ku buzima bwa Dawidi, Imana ntabwo yigeze imutanga mu maboko ya Sawuli. Rero natwe icyifuzo tugiye kugira uyu munsi, wowe ufite iyo ntambara, birashoboka ko hari uwaba ari mu gahenge ndetse no mu mahoro, akaba abona abo bantu bamuhagurukiye ntabafite. Rero iri jambo ndi kuribwira umuntu we ubona akabona afite abantu bamuhagurukiye kandi mu by'ukuri bamuhora ubusa, bamurenganya. Ndagira ngo ufatanye nanjye gusengera muri iri jambo ry'Imana, ndetse dufatanye na Dawidi nk'uko Zaburi yatubwiye ngo ni ugusenga kwa Dawidi. Tubwire Uwiteka Imana ngo uturinde nk'imboni y'ijisho, iduhishe mu gicucu cy'amababa yayo, iduhishe abanyabyaha batwanga, ari bo banzi bashaka kwica ubugingo bwacu. Amen. Kandi Imana niduhisha, iduhishane n'imiryango yacu. Imana niguhisha, iguhishane n'urubyaro rwawe. Imana niguhisha, iguhishanye n'abo ukunda, inshuti zawe ndetse n'abavandimwe bawe. Reka rero dufatanye ibiganza dusenge, dusengere muri iyi Zaburi.
Mana turagushimye, uri mwiza urakiranuka, tugushimiye kubw'ijambo ryawe ryiza twumvise. Mana umugaragu wawe Dawidi yarakubwiye ngo Uwiteka ndagusenga kuko niringiye ko ari wowe uri bunsubize, nawe utege amatwi uri mu ijuru wumve kwinginga k'umutima wanjye. Natwe niko twifatanije nawe, Uwiteka Nyiringabo Imana, natwe dufite intambara zituhagurukira muri iyi minsi. Uwiteka Nyiringabo Imana, dufite natwe abatwanga batwangira ubusa, ariko turakwinginze ngo reka uturwanire kandi utuneshereze. Uwiteka Nyiringabo, muri uyu munsi turasenze ngo umanure umutaka w'uburinzi ku buzima bwacu, ntiwemere ko Satani n'abadayimoni ibyo batwifuzaho bidusohorezwaho, ahubwo mu izina rya Yesu Kristo ubiteshe agaciro kandi rwose ubikubite hasi, umuhagarare imbere uwo munyakibi ugambirira kutugirira nabi. Ijambo ry'Imana niko ritubwiye ku murongo wa 13, riratubwiye ngo Uwiteka haguruka umuhagarare imbere umutsinde hasi, ukize umutima wanjye umunyabyaha, ukirishe inkota yawe. Muri iki gitondo turasenze ngo inkota yawe Uwiteka reka uyihagurukirize kuturwaniriza ibiturwanya, wende ingabo nini ndetse n'intoya mu izina rya Yesu Kristo. Urwanye ibirwanya ubugingo bwacu Mana, ibirwanya abana bacu Mana, ibirwanya abo dukunda, inshuti ndetse n'imiryango, mu izina rya Yesu Kristo. Reka muri iki gitondo Mana bose tubashinganishe, natwe twishinganisha mu kidendezi cy'amaraso ya Yesu Kristo. Gukiranirwa kwacu gutwikirwe, imbabazi zawe zigwire ku buzima bwacu. Uduhe kugendera mu by'ukuri no gukiranuka muri uyu munsi, uduhe kugenda tukubaha kandi tukubahisha. Urakoze, turagushimiye ko hari imigambi ya Satani uburijemo, ko hari imitego Satani yari yateze ubugingo bwacu Uwiteka usenyuye. Turagushimye ku mucyo wawe uturangaza imbere muri uyu munsi. Turagushimye ko umutaka w'uburinzi bwawe uri bugendane natwe ndetse n'urubyaro rwacu. Turagushimye Uwiteka Nyiringabo Imana, kuri butugenda imbere tukakugenda inyuma. Turagushimye kuri buturinde nk'imboni y'ijisho. Urakoze, turagushimye rero, izina ryawe rikomeze gushyirwa hejuru none n'iteka ryose, mu izina rya Yesu, amen. Mukunzi mwiza wa Men in God Ministry, Imana iguhe umugisha kubwo gusengana nanjye muri iri jambo. Kandi wowe utarakora subscribe, ndagusabye ngo ume subscribe. Nawe ufashijwe n'iri jambo ry'Imana, ntiwibagirwe gukora like, share ndetse na comment. Mwese Imana ibahe umugisha kubw'umuhate ndetse no kubw'urukundo mufite rwo gukomeza kunshyigikira. Reka tuzabonane mu ijambo ry'Imana ry'ubutaha. Bye bye, ndabakunda.